Wisha gwinana gukora miki mwanga afande genda umuraperi tu ahangamba naje kumeditiramo turirimbo dushyashya muraperi urapira mu rutoki no mu bihuru mu rutoki nyine impamvu nyemba ntagiye muri jardin ndirimba injyana ya rap kandi urabizi niyo njyana y'umujinya so rero abesaba ko njyana hari n'intozi nibura zikagumya zinjya kugira ngo umujinya wiyongere imirongo iboneke tu ntabwo mbyumva neza mu bihuru umuntu umugabo sha cyangwa uri kwihagarika musha oya wana ntago nabikora wallahi ntago nabikora kweli ubu nari ndimo nandika karasi ya kabiri ahubwo ngera hano rero kusha ukora n'iki mari fani ngiye nta kintu nakoraga harimo medita tu nandika indirimbo yanjye shyashya tu nkuko nari nabikubwiye ngiye ndi umuraperi tu aho ngwitabisha njyewe avandi njyewe wallahi hagati yanjye n'itabi ntago nzitabi rwose nta nubwo rinzi naryo nta nubwo rinzi rwose ntago rinzi itabi hagati yanjye n'itabi itabi rica nanjye ngaca cyakoze cyo ndi muhonye mu muhanda ndarikandagira gusa tu no narikandagira uraryirengagiza ewana nta nubwo narireba njye ninywera icyayi ubonye nguru umusani narababaye cya societe irababaye muri rusange rero ngende wamufata ibyo bibazo bya societe hita mbinyuza mu ndirimbo yanjye ya rap kugira ngo ibikomere biri mu mitima y'abantu byomake nk'ubu hari indirimbo nshaka guhimba byumva igaragaza ikibazo gihari umwana w'umukire arashaka gukundana n'undi w'umukire abageza hanyuma hano hafi yangira ngo urangishe ari umukobwa w'igikara ufite imisatsi wallahi noneje kuromba umukobwa muri aka gace ntunanceho bakwereka abamama gusa tu ko ngiyewe ningiye mu ruza abakobwa bezi ntari nanjye baba bashaka nanjye baba bikomba so rero no kuvuga umukobwa ushaka sute neza w'igikara uringaniye gutya afande shyiraho gutya wallahi uwo bamwita Dina ndake Dina rero bamwita Dina nongo wana Dina abantu benshi bazamwicaniraho wallahi ejo hataraga komisioneri abagiye abandi bagabinanga je nakuyemo raporo tu aga komisioneri niko vuze komisioneri nyine se mvuze nabi wallahi si not Dina bashaka hari ikindi se man ni rwa rukundo sa rurwagira man narwagira rukura tugende wanyirike canga tugende tugende ngushoneshe tu afande wowe umuntu mukuru umuntu yubaha ewana dogurcha kabisa manate y'amasare warabizi sha akugurira sha ekareka aka kaboro nakigura aka katurosama wakigurira nibo wakiguraga nti waka ka kabiri sivyo tukansaba reka ibyo bintu bya man ngo ngukise bimeze bite sawa wangu ntutaguze ibintu zabaye cyaki koga nsigaye kiboto ubundi nagiraga mu mutwe wanje ukagira inkuru ibiki by'anziko ariko byaragiye satani ari kunyinjira nsigaye karota umugore waza akavuga ngo umugore nkamubesha ngo umwana tuzabyara w'umukobwa ngo witwa Dina kaza umugore wawe yaragoye man yaragoye kabisa yagojwe ni kumubeshya na kara gakobwa wigutereta kari aho ngaho wagakura ese kara karuta umugore wawe man karamuruta se ko kamukubye ntaho kamuruta makire ni mubi makire uzamunyihereza nzamukwihere wamutungisha ikise nawe gifu cyawe ari nju gitunze ndamutungisha ibyo nitunzemo nyine ibyo witunzemo ahubwo naguha umugore kanagutunga yareka ibyo gufasha aho utangiye kumenya uri umukene ruka kandi urigikane cy'umutima mwiza nitunga ukundi ntari bikomeza unzane nkuzane umva se ya gahunda nyine wangu ya gahunda nyine ya drip naze kumenya ko ari cyangwa style rero drip rero kufata bubone nahiseho cyane naguzikira tuca Riveto biva mu Butaliyani ndebera ngo Riveto ubwo si urwo rweto David Guito ayo ni ya gisirikare sha kagugisirikare ngwete bayita Air Force ari mu jambo force air military ibyo ni ibintu byawe ibyo bintu ntabwo nigeze mbikubwira Air Force iyo ni drip igezweho yingiye ariko hari akandi kantu nakoze kahea kati wakaoje mama yake na mzarakati akita kati nako kantu kereza ukuntu twakitaga ndomboro ya soro n'umwogosho wanyogosho bamwitaho Zarikoro n'umukongomani azi kogosha bona kanyogosho wagatemo none se ngibi bashizemo na kandi kantu ibishyire ku ruhande bashizemo kandi kantu bita ngo black shampoo urumva nyina ako ka black shampoo ka black shampoo kari black nkawe nyine black
shampoo shampoo je buraruka n'impamvu ngukunda baranakugure buriya baca umugani Bibiliya yacu umugani baravuga ngo uzufasha abakene mu bihe bibi kuko bizaza kandi uri mu bihe bibi ndi kukugurira Mbangubwire se muze akagafero gashyire hano uzagenda wambaye gutyo man ibi banakubwiye ngiye drip nziza umva mwana uramukobwa ngiye kuzaza ncishamo mwishuze man ibyo bintu nibyo naringiye kugera neza uramukobwa azakumara ibintu byose binyuzaho nyine umwishyuze nawe nese umuntu we uramuhahira ukamutekera ukamukopera wasanga unanamuhahira ndamuhahira buri inzu yanje yayifashe nka toilette nese umugore we mana ndajajaja umugore wanje ameze neza ahindura umwenda buri saha amakuru y'iminsi myinshi twatubaza tutabonana meze neza nuko nari ngukumbuye urankumbuye ko dona warahindutse hari ukuntu wagiye urabyibuha ubona akayobe gake mu maso urambabaje cyane kandi nzi ubu ko nari nguga ko wahindutseho gakeya iminsi yose maze nakubona nibinyakirije kunserereza gusa ndimo ndaguserereza ubu nabaye inzobe ndabizi ko ndi igikara bimbwira ntacyo basuriye igikara hanyuma si ko warabyibushye izo brag zireke urimo uratuma nseka kandi ntabwo mbikunda nta kibazo wari urariko ndaho nanjye meze neza karitsiye maze kuyimenyera sigaye wisiga mayoneze na breba ariko kumuntu sigaye umenyerera oya nuko ku kazi urya nakwiye ko bamaze ko promo ntabwo wabimbwiye barampromotinze mu kazi umushahara wariyongereye nahinduriwe na post niyo mpamvu usigaye bisiga mayoneze na breba oya ntabwo mbyisiga ariko ndabirya none kunyerera sigaye bisiga ibiki none se ko wakoze ikosa akaba ari impamvu utanyerera ngiye kunyerera nyine nuko nta kosa ndakora ya myenda yanjye nasize ubushize iracyari warayifuza narayifuze no mu cyumba ndumva naniwe reka mazi nikoze dushe mpindure ndumva nari muri mudu yo kuganira nawe utegure kaje jini by'abana azana akantu k'akabyeri nta kibazo imyenda yawe uramwitoye cyane Dina igikoga umeze ute meze neza ndabona wabonye igikozi kireba nk'igisambo uri gisambo kiza wabikoze ariko sha wowe hano haba ikibazo cy'amazi kandi ndiko kantu nari ngiye kuzaka kubwiraho ariko nari nakirengaje haba ikibazo cy'amazi iki ngiki cyakwikorera n'ikigega urakomesha niko uyu nguyu niwe randiro byacu sheri inde sheri uyu nguyu ni fiance wanjye fiance wawe iki cyagiye kenyamenyo gutyo we no kikira kenyamenyo kintuza niko wigizega ngo umuntu umurakare cyane je atamuntu uzikinisha hari abantu bita ngo basharife abakuru b'umuji nije umukuru w'umuji waha ta muntu uzunamenyera ngo kuvuga ngo uri fiance ngo wadina ntago bishoboka kurumva sha kene amafaranga ngahe nguhe bitanu uje kujya guhereza mani uri umukenesha uzi ko ubukene ni kubona ku maso ntago nyine ntagaruka ari umukene komisiyone nta nubwo ari uko ashonje kubera ko ari rwe kinyameye oya ahubwo nyine niko ameze arikoze ntabwo nkubwire sha wowe tube turetse dina sibyo waba igisambo waba igiki ibintu byo gutereta wirakaje biriya nyine biriya ni ibintu byo mu 2000 ntago bikibaho hasigaye akora icyo bita cash fata bitanu urumva shewu nuko batereta nawe biriya byo kukanza ukazana ijigo ukaribyimbya wapi no je ne sais pas tuzo gisambo witwa ndi kingi
ntabwo ari igisambere ngo bikomeze kumwita igisambere. ariko nawe uzugira utuntu tw'udukino hari udukino uzukinisha tukanjohera ukavuga ngo uyu ngo ni fiance wawe niko ari ibintu biza bita indege nyine n'ukuntu abakarasi baja ku muhanda imodoka ikaza ikabafata bakagenda bakaja kugira gukora igikarani banze uyu nguyu indege yamucitse perezida bitanu kwereka kuba indege yagucitse genda nawe ushaka kandi ugura hagiye umugabo ni iki sinabikubwiye se niwe landlord wacu ni nyiri ibyo ndoha taha genda bahanga hano nta mukozi w'umuhungu uzi wakora Dina nakenera umukozi nzaba n'umukozi wiwe kurumva kagenda mu mahoro baravuga ngo naburana na ba nyiri ibyondo bo twaburana se ubwo unyise nyiri ibyondo inzu yubakishije amakarosha ufite n'agasuzuguro uvuga ngo ba nyiri makara taga ari ba nyiri ibyondo sizo gagenda kandi wishime abone utangiye no guseka uzi ko yagizete kigenda kibamo cyiza sawa rero Dina mva kubwira ko ikintu nagukundiye ifaranga nza ngo ndaguze pushpusa wiyitaho none washizo style congolaise iyi style yagiraga abantu bita ba mupemba abagore babo uriya n'umugore wa kabiri yawavuyeho umugore we yarafite ingi tentiya uzi tuntu twinshi ugaga kwambara na déchiré nazo nabonye zigezweho cyane niyo mpamvu wambara neza cyane ariko rero ikintu kibabaje ni ibihungu utangiye kuzuzana biriya nivyo bitwiba bikiba igipangu ntuvuge buretse bikiba igipangu ugasanga igipangu kirimo akavuyo kandi narakubwiye ngo ikintu cyose uzagenera zumbwira aramfite ibihungu byanje bita byabiganiro nukuza ncohereza kikaza kigakora amasuku nanje ngihagarikiye kigataha ariko rero komisione nawe yaburetse uretse kiriya gihungu kigende kitanumva n'amabanga y'urugo umva sha ngwino uta ariko komisione buruzi ibintu urimo urakinisha agenda we nakuje kuvuga kuva kare wintipoto ngwino fande karibu kabisa afande mumeze mute kabisa uri umufande mwiza cyane ukomeye nyine naramufaru n'umufande wari ukuri igisirikare ira muri Kongo musa cyane kandi baba bafite umutima mwiza nyine niyo munaganira ukanamutukara nakubabarira nyine kubera ko ni ibintu bibaho kandi kinda abasirikare banga umwanda dena banga umwanda wazinyira kirete ngakora isuku anareba neza cyane kuko namubonye ko ari umusirikare wa mbere wambaye n'inifomo nziza wa vande nukuri nyine buriya Dina ubuzima bwe bugiye guhita buhinduka kuba mugiye ushakane na duzaga ndi gushakana n'ingabo n'umusirikare nibo bantu nyine mushakana ibyishimo by'urugo bikabaho Imana ikabaha abana ikabaha abakobwa ikabaha abahungu ikabaheza ibijyo ikabaheza buri kimwe afande turakwishimiye cyane neza kabushura kanje karaho ngaho mwamaze no kubyara umwana ni byiza kuba mwarabyaye niyo bucura ufite n'ikibunda cyiza cyane imbunda ni nziza pe izi ndago zirasa abantu ubundi zirasa inyamaswa izi yamira yose ikendi n'inkari cyangwa ikarasa k'inguge cyangwa ikarasa k'intuza igahita irasika inyamaswa iyi ngiyi dihita yarasa umuntu uyu ndabizi arabizi cyane tuzabona n'ubutaha aya wigenda ugiye heza hari uwakubwiye ngo ugende kugiye sariti mu cyubahiro mugombwa ariko wakabaye uri hano nkahaha n'inyama tukajya gusa ariko nanje buriya Dina nabayeho mu ntambara nije wajanaga ibijyo by'abasirikare zikora abantu bagira umutima mwiza ni Darfur nagiyeyo na mu ntambara muri Rwagazette narindiyo arije ugemura ibijyo ngemura amatange mu miceri nanje ndi mubi cyane buriya nubwo tambaye uniform ariko nta kibazo twagirana kubera ko twese twakoreye igihugu kandi twabayeho abafande.